Hari umugabo ushobora kuba uzi buri gitondo ubyuka ujya ku kazi agakunda guhora yisekera, agasuhuza abantu, ukabona yita ku muryango we kandi buri wese akamubona nk'umuntu ukomeye. Nyamara ugasanga hari ikintu abenshi batabona: guhangayika, agahinda, kwiyumva nta gaciro afite, kwibwira ko nta muntu umwumva, mbese ugasanga iyo ageze iwe nijoro hari intambara barwana wenyine. Kandi ikibabaje kurushaho ni uko ashobora kumara imyaka myinshi nta muntu n'umwe abibwiye. Ariko se kuki abagabo benshi bahitamo kubabara bucece aho gusaba ubufasha? Muri iki kiganiro cy'uyu munsi tugiye kurebera hamwe uko abagabo bigishwa guceceka kuva bakiri bato, impamvu ububabare bwabo akenshi butagaragara, uko guceceka bishobora kugira ingaruka ku buzima no ku mibanire, n'icyo buri wese yakora kugira ngo ahindure ibi bibazo. Turifashisha ibitekerezo byo mu gitabo kizwi cyane Invisible Men cyanditswe na Michael Addis, aho agaragaza icyo ubushakashatsi bwa psychology n'ubuzima bwo mu mutwe buvuga ku mpamvu abagabo benshi bahisha ububabare bwabo. Niba ukunda ibiganiro by'imikorere y'ubwonko, siyansi n'imyitwarire ya muntu, kanda subscribe niba ari ubwa mbere udusuye, usangize abawe iyi video, unakande like kuko bifasha iyi video kugera ku bandi benshi, ubundi dukomezanye urugendo. Ikaze bakunzi b'utuntu tw'ubwenge cyane bagezaho ibiganiro ku buzima mu buryo bworoshye ariko bushingiye ku bushakashatsi. Mbere yo gusobanukirwa impamvu abagabo benshi baba barabucece, tugomba kubanza gusobanukirwa ikintu kimwe cy'ingenzi. Burya nta mwana n'umwe uvuka azi guhisha amarangamutima ye. Iyo umwana ababaye ararira, iyo afite ubwoba arabigaragaza, iyo ashaka ubufasha nabwo arabusaba. Ariko uko agenda akura atangira kumva ubutumwa bumwe busubirwamo kenshi: ntajya wiga gukomera, nta muhungu urira, jya umenya kuba umugabo, n'andi magambo nk'ayo. Urebye aya magambo ashobora gusa n'ayoroheje, ariko uko imyaka ishira agenda yubaka uburyo umuntu yirebamo n'uburyo yitwara imbere y'abamubona. Rero aha niho inkuru nyamukuru itangirira. Dore uko abagabo bigishwa guhisha amarangamutima. Tekereza umwana w'umuhungu w'imyaka 6 aguye hasi akaba yanakomeretse, ariko yatangira kurira, abamuri iruhande bagatangira kumubwira ngo ntukarire, b'umugabo cyangwa ugomba gukomera. Nubwo baba babivuze bagamije kumukomeza, ubutumwa bwihishe inyuma y'ayo magambo buba ari uko kugaragaza ububabare atari byiza. Mu myaka myinshi, psychology cyangwa ubumenyi bw'imitekerereze ya muntu byagiye bigaragaza ko abana bigira ku byo babona no ku byo babwirwa. Iyo umuntu ahora yumva ko amarangamutima amwe atemewe, atangira kuyahisha bucece, kugeza ubwo no kuyamenya biba ikibazo. Michael Addis avuga ko iki kibazo atari uko abagabo badafite amarangamutima, ahubwo ikibazo ni uko abenshi bigishwa kuyahisha. Kandi igihe cyose umuntu yiga guhisha ikintu imyaka myinshi, amaherezo no kukivugaho biba bigoye. Ni nk'umuntu wamaze imyaka myinshi akunda kwinjira ahantu agahita afunga urugi, amaherezo anibagirwa ko urwo rugi rushobora kubaho rufunguye. Ibi nibyo bituma hari abagabo benshi bavuga ibintu nk'ibi: sinzi neza uko numva ameze, cyangwa nta kibazo na gito mfite, cyangwa abandi bagakunda gukoresha ijambo ngo ndi okay cyangwa ngo ni sawa tu. Bya bindi ngo urebeye inyuma meze neza, burya bari ukwihagararaho, nyamara imbere ibintu biba bimeze ukundi. Ububabare bw'abagabo akenshi bugaragara mu bundi buryo butandukanye. Hari ikintu gitangaje cyane ubushakashatsi bwabonye: abantu benshi burya batekereza ko kwiheba buri gihe byakagaragajwe n'agahinda no kurira, ariko siko buri gihe biba bimeze, cyane cyane ku bagabo. Hari abagabo benshi iyo bababaye cyane batarira, ahubwo barakara, bakagira umujinya, bakikura mu bantu, bamwe bakanatangira kunywa inzoga nyinshi, abandi bagahugira mu kazi cyane kurenza urugero.
cyangwa hakaba n'abishora mu bikorwa bishobora kubashyira mu kaga nk'urusimbi, urugomo n'ibindi bikorwa. Mbese ni nk'aho ububabare buba bushaka inzira yo gusohokeramo. Iyo ubwo bubabare rero butabonye amagambo bushakira mu myitwarire, iyo butabonye ibiganiro bushaka ibikorwa. Kandi niyo mpamvu rimwe na rimwe umuntu ashobora kubona umugabo asa n'ufite umujinya kandi nyamara ikibazo nyacyo ari agahinda. Akaba ashobora kugaragara nk'umuntu udashaka abantu, nyamara ikibazo nyacyo ari ukwiyumva wenyine. Agashobora kugaragara nk'umunebwe, nyamara ikibazo nyacyo ari umunaniro wo mu mutwe. Iyo udasobanukiwe ibi, ushobora gusuzuma nabi ikibazo cya nyacyo, umuntu akabacira imanza aho kubafasha. Bigera n'aho umuntu yibaza impamvu bahora barakaye, tukibaza impamvu biyahuza inzoga, tukibaza impamvu badakunda kuganira, nyamara ibyo bishobora kuba ari ibimenyetso by'ububabare bwihishe. Dore noneho ingaruka zo guceceka imyaka myinshi. Tekereza uramutse ufite igikombe, buri munsi ukajya ushyiramo amazi, ugakomeza ugasukamo, ntusomeho, amaherezo igikombe kizuzura. Nyuma y'amazi nayo azameneka. Ni nako bimeze ku marangamutima. Iyo umuntu ahora ahisha ibibazo bye, bigumaho, ntaho bijya, akenshi birirundanya. Ubushakashatsi bugaragaza ko kwigunga mu marangamutima bishobora kongera ibyago byo kwiheba no kugira ibibazo byo mu mutwe nka depression n'ibindi. Ariko si ibyo gusa, bigira ingaruka ku mibanire, ku miryango, ku nshuti ndetse no ku kazi. Kubera ko umuntu agorwa no kuvuga uko yiyumva, ashobora no kugorwa no kwegera abandi. Kandi uko agenda yihererana ibibazo, niko aba yumva nta muntu ushobora kumwumva. Aha niho ibimeze nk'isereri bitangirira. Guceceka bikavamo kwigunga, kwigunga nabyo bikongera bigatera guceceka kurushaho, imyaka ikaza indi igataha. Dore rero impamvu gusaba ubufasha bigorana ku bagabo. Niba gusaba ubufasha bishobora gutabara umuntu, kuki abantu benshi batabikora? Igisubizo kirimbitse kurusha uko abenshi babyumva. Abantu benshi batinya gusaba ubufasha kubera ko batekereza ko bazafatwa nk'abanyantege nke, bagatinya gucirwa urubanza, bamwe bagatinya kwangwa, abandi bagatinya kugaragara nk'abadashoboye. Ariko ikibazo ni uko ibi bituma umuntu akomeza guhangana n'ibibazo wenyine, kandi burya kenshi ibyo bibazo biba bimurusha imbaraga. Abahanga mu by'imitekerereze bavuga ko gusaba ubufasha bisaba ubutwari bwinshi kurusha kubiceceka. Kubera ko bisaba kwemera ukuri, bigasaba kwemera ko hari ikibazo, bikanasaba kwemera ko umuntu adashobora byose wenyine. Kandi mu by'ukuri ibyo ni byo biranga abantu bakuze, atari mu myaka ahubwo mu mitekerereze. Noneho mu kwirinda izi ngaruka, ni gute umugabo yahindura uyu muco wo guceceka? Impinduka mu gukira agahinda ntizizatangirira kuri leta, yewe ntizizanatangirira kwa muganga, ahubwo zizatangirira mu biganiro bisanzwe. Iyo umuntu abajije undi mushuti we ngo urumva umerewe ute, iyo umubyeyi yemereye umwana we kuvuga cyangwa kwerekana amarangamutima ye, iyo umugabo yumvise ko atagomba guhisha agahinda ke buri gihe, iyo umuntu yumvise ko kurira atari intege nke, iyo twemeye ko gukomera bidahwanye no guceceka, nibwo ibintu bitangira guhinduka. Kuko abantu benshi akenshi ntibakenera kubona gusa ibisubizo ku bibazo byabo, akenshi bakenera umuntu ubatega amatwi, bagakenera ahantu hatekanye bavugira ibyo bumva, bakanakenera no kumenya ko batari bonyine. Noneho reka dusubire ku kibazo twatangiriyeho, kuki abagabo benshi baba barabucece? Ntabwo ari uko nta marangamutima bagira, nta nubwo ari uko ibibazo byabo biba bidakomeye. Akenshi ni uko imyaka myinshi y'ubuzima yabigishije ko guceceka ari byo bisobanuye gukomera. Ariko nk'uko siyansi bigaragaza, guceceka siko buri gihe byakemura ibibazo. Rimwe na rimwe kubivuga nibyo bitangira urugendo rwo gukemura ibibazo no gukira.
kugaragaza amarangamutima si intege nke, gusaba ubufasha si ugutsindwa, kandi kwemera ko ubabaye si ugucika intege, ahubwo ni ikimenyetso cy'ubumuntu. Niba hari ikintu kimwe wakura kuri iki kiganiro, ni uko gukomera bidasobanuye namba gupfiramo imbere no kubabara bucece. Mu kiganiro cy'ubutaha tuzaganira ku bwoko 5 bwa kanseri zigorana gukira, tumenye impamvu zigorana ndetse n'uko twazirinda. Niba iki kiganiro rero cyagufashije kandi ugasanga bikwiye, kora like unasangize iyi video abawe. Murakoze cyane kuba mwadukurikiye, tuzongera kubonana mu kindi kiganiro. Mugire ubuzima bwiza.